umuntu yapfushije umuntu uje kumutunga mikoro, uje kumutunga kamera, ngo yapfuye ate ngo byagenze ubwo abanyamakuru mwagiye mushyira mu gaciro mukareka abantu mukabahereza. Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu batatu, babiri bitaba Imana. Iyi mpanuka ibereye i Kabuga mu karere ka Gasabo. Iyi mpanuka ni imodoka iri mu bwoko bwa Coaster yari itwaye abanyeshuri ibajyanye ku ishuri rya Kigali Pareti, yagonganye n'imodoka yari iri mu bwoko bwa hoho, ubwo iyi modoka yari irimo itwara umucanga. Iyi mpanuka yabaye kuri iki gicamunsi mu masaha ashyira saa 12 za mu gitondo. Imodoka yajyanaga abanyeshuri Kigali Pareti yagonganye n'imodoka iri mu bwoko bwa hoho, ubwo byagonganiye hano i Kabuga, akarere n'aka Gasabo, ubwo batatu bakomeretse, babiri bakaburira ubuzima. Iyi modoka yari itwaye abanyeshuri, ndavuga iyi Coaster, nta munyeshuri n'umwe yagize ugira ikibazo na kimwe, ahubwo ababigendeyemo ni abamotari bari baparitse hano mu cyapa, nibo babigendeyemo. Ubwo zino modoka zasekuranaga, imwe yakase isa nk'isekura umukingo, isekura abamotari, babiri bahaburira ubuzima, batatu barakomereka, bahita bajyanwa kwa muganga. Ubwo ambulance yahageraga kugira ngo itabarire ku gihe, nibwo yasanze babiri bamaze kuhaburira ubuzima, nibwo imodoka ishinzwe gutwara imirambo yahageraga. Ni mu gihe batatu bajyanwe kwa muganga bari kwitabwaho n'abaganga. Imodoka iri mu ikosa ni imodoka ya Coaster yari irimo ijyana abanyeshuri Kigali Pareti. Iyi modoka yari irimo yirukanka cyane, nibwo iyi modoka yaje gufata feri muri zebra crossing, aho abanyamaguru bambukira. Afashe feri, iyi modoka ihita yitambika, ihita igwa muri hoho. Hoho nayo irangije ihita iyisekura. Mu kuyisekura nibwo nanone iyi Coaster yahise igenda igasekura abamotari. Rero iyi mpanuka yarejeje abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ku bw'amahirwe nta munyeshuri n'umwe yagize ukomereka, dore yuko n'umushoferi nawe nta kintu yabaye uretse ikirahure cyamukataguye, ariko nawe yajyanwe kwa muganga. Muri batatu bakomeretse nawe arimo, ikirahure nicyo cyamukomerekeje. Bivuze ngo iyi Coaster niyo yari iri mu makosa. Polisi isobanura ko abantu benshi bakunze gukora impanuka kenshi baba bafite umuvuduko mwinshi, bafata feri bikanga, imodoka zabo zikitambika, ugasanga bakoze impanuka. Bityo polisi yahise ishyira itangazo hanze ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Polisi ivuga ko nufatwa utwaye ikinyabiziga wanyoye ibisindisha uzahanwa bikomeye cyane. Polisi ivuga ko nufatwa utwaye ikinyabiziga nta kategori ufite uzahanwa bikomeye cyane, kubera ko impamvu polisi bino yabivuze, ivuga yuko impanuka ziri kugabanuka mu muhanda, ndetse ivuga yuko uyu mwaka w'2026 nta mpanuka nyinshi zabereyemo, cyangwa kugeza iyi saha nta mpanuka zirabamo nyinshi, uretse izi mpanuka ziri kugenda ziba zoroheje. Ngira ngo akenshi zikunze kugenda zitangazwa, umuvugizi wa polisi akabivugaho impanuka uburyo ki ziri kuba, akavuga kuntu abapfuye, abakomeretse. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka mbasobanurire uburyo ki iyi mpanuka yabaye, uburyo ki byagenze kugira ngo iyi mpanuka ibe. Hari ku gicamunsi mu masaha ashyira saa 12 za mu gitondo, ubwo imodoka basi itwara abanyeshuri ibajyana Kigali Pareti yavaga i Kabuga, ya basi ijyanye abanyeshuri hano Kigali Pareti, nibwo yakoze impanuka hano mu karere ka Gasabo, igongana na hoho 400. Iyi hoho yari yikoreye toni zisanga 5. Iyi hoho rero yikoreye umucanga iwujyanye i Masaka. Rero izi modoka zaje gukorera impanuka impande y'uno muhanda ujya i Masaka, ubwo babiri babigendeyemo, batatu bagakomereka. Rero iyi mpanuka yatewe n'umushoferi wa Coaster. Umushoferi wa Coaster yarari mu muvuduko wa 75. Iyi hoho yo yari mu muvuduko wa 54. Nibwo rero iyi Coaster yafashe feri, imodoka yiwe ihita yitambika, dore ko n'amapine yiwe yarashaje. Kwitambika rero birangira hoho ihise iyikubita, ndetse maze kuyikubita iyi Coaster iragenda ihita ikubita abamotari. Noneho ikintu gishekeje, ikintu gitangaje n'ikintu kitababaje cyane, no kuvuga ngo abanyeshuri nta numwe yagize ukomerekamo, ariko umushoferi wari utwaye yakomeretse, ari muri babandi batatu bakomeretse.
abaturage bashimye Imana kuba nta munyeshuri n'umwe yagize uhaburira ubuzima cyangwa ngo akomereke. Abanyeshuri yahise haza indi modoka ihita ibajyana ku ishuri. Ni mu gihe rero polisi yahageraga mu gupima isanga iyi kwasiteri niyo iri mu makosa. Umushoferi kugira ngo bamupime bamurebe ko atanyoye ibisindisha basanga ntabwo yanyoye ibisindisha. Uyu mushoferi ari kwa muganga. Uyu wari utwaye ihoho bamusabye kwigendera kubera ko nta kosa yari afite. Bivuze ngo uyu mushoferi wa kwasiteri niwe uri mu ikosa, bivuze ngo azanikoreshereza. Bivuze yuko iyi hoho nta kibazo na kimwe yigize inagera. Bityo rero polisi y'u Rwanda ishyira itangazo hanze ivuga yuko umuntu wese uzatwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha polisi izamuta muri yombi, izamuhana. Polisi ivuga yuko umuntu wese uzatwara imodoka yanyoye ibisindisha azahanwa. Polisi ivuga yuko umuntu wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda nabe maso abe ijisho rya mugenzi we, kubera ko hari abashoferi bakunze gufatwa banyoye ibisindisha kandi abagenzi bayirimo bari mu modoka nka kwasiteri. Hari kwasiteri iherutse gufatwa yagiye Nyamagabe, umushoferi wari uyitwaye yari yanyoye ibyuma arimo agenda anywa United nyine ibi inzoga z'ibyuma nyine. Nibwo abaturage batanze amakuru iyi modoka rwose yafashwe igeze i Huye. Abaturage ku makuru batanze batumye bagerayo amahoro, dore ko uyu mushoferi yahise akurwa mu modoka ajasi yakoreragamo izana undi mushoferi. Uyu mushoferi yaragiye arahanwa, agarutse ahita anamburwa akazi. Bivuze ngo rero bashoferi munkurikiranye mujye mutwara ibinyabiziga mutanyoye ibisindisha, ndetse nawe udafite perime wikwishora mu muhanda nta byangombwa ufite, nyaboneka dore ko ibihano biri hejuru cyane, urafungwa ugatanga n'amafaranga kandi ikinyabiziga cyawe nacyo baragitwara. Bivuze ngo rero gahunda nigerayo amahoro. Polisi y'u Rwanda yatangije gahunda yagerayo amahoro